Iyi ni inkuru ya Patrick wafatanwe miliyoni zigera muri 300 zose akaziba, noneho akajya ajya kuri buri rugo akaruha amafaranga. Patrick inkuru ye iratangaje cyane, yibye miliyoni zigera muri 300 ariko ngo bamusanganye miliyoni 10 gusa, kuko miliyoni zose yari ibyo zigera muri 300 yazengurutse umudugudu wabo wose, buri muryango ari kuha miliyoni, ari kuha amafaranga menshi bitewe nuko abana bo muryango bangana. Bana nanjye muri iyi nkuru nkubwire iyi nkuru ya Patrick itangaje, wibye amafaranga yose noneho akagenda yagabanya karitsiye yabo yose. Kora subscribe, wandike muri comment igitekerezo cyawe, ukore no kuri like nuko dutangire. Ubundi uyu mungu ni Patrick ntago yakuriye mu Rwanda, yakuriye mu gihugu cya Congo. Patrick yabayeho mu buzima bugiye butandukanye, kuko nyine Patrick ntago yagumaga hamwe, rimwe yabaga ari mu Rwanda, ubundi ari muri Uganda, ubundi ari muri Congo. Ko Patrick bamuhererekanyaga nk'abari guhererekanya umupira, kuko nta muryango yagiraga. Ubwo rero umuryango mvuga ni umuryango umubyeyi w'umumama n'umubyeyi w'umupapa, kuko nyine Patrick yakuze atazi ababyeyi be, akurira mu bigo bifasha imfubyi. Hashize igihe Patrick aza kumenya ko afite umuryango ku bakomoka kuri mama we, ubwo aza kubashakisha birangira ababonye. Akimara kubabona nyine nk'uko bigenda, nyine Patrick yaragiye akabayo, ariko hashira umwaka aho aba bakamwohereza ahandi, hashira igihe undi bakamwohereza bakagenda amuhererekanya. Patrick nyine bituma akura azi muri Uganda cyane, bituma akura azi muri Congo cyane, bituma akura azi no mu Rwanda cyane, ahantu hazwi nk'Igisenyi. Patrick nyine ubwo ubuzima bwaragiye, abaho nk'abandi bana, nyine ariga ariko akajya yiga ariko ari umuntu ukora. Ku Patrick nyine ngo hari n'igihe rwose mwaga muri kumwe, Patrick akaba yakubwira ati uwo mukandara wambaye ugure, kuko nyine ufite ubushobozi bwo kuba nawiba. Cyangwa Patrick mwaba muri kumwe nyine muri nk'abantu batatu, Patrick nyine yakunze, Patrick nyine ukumva arakubwiye ati ya telefone y'uriya muntu urama ngahe ngo mpite nyikuzanire. Patrick yari ifitiye iyo mpano nyine yo kugenda akora, ndetse abantu babyitaga ubugeni. Ko Patrick nyine hari igihe ngo yakwibaga umukandara uwambaye. Patrick ntabwo byaje gutinda, nyine ubwo yaje kuzana ako kaboko ko gukora cyane, nyine akazana aho yabaga nyine mu gihugu cya Uganda. Ubwo babona ko aho ngaho muri Uganda, kuko nta mikino bagira, abantu bamureraga babona ko Patrick bamurekeye aho ngaho, niyo mico ye yo gukora Patrick atahaba. Ubwo bahita bahitamo kumwohereza mu Rwanda nyine, kugira ngo barebe ko barengera ubuzima bwe, bwari mu buryo bwo kurengera ubuzima bwe, kuko nyine Patrick aho ngaho muri Uganda gukora ni ibintu banga cyane, ku buryo n'akaboko bagaca cyangwa ugasanga baranakuroze, ibintu bibaye bibi cyane. Ubwo Patrick nyine bamwohereje mu Rwanda, araza ariga nk'ibisanzwe, ariga abaho nyine nk'abandi bana, aranatsinda, arazi ubwenge bwinshi cyane. Ubwo ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri makuru, nyine ageze mu mwaka wa 4 wa segonderi, ubwo Patrick bumvikana ko bagomba kumwohereza mu gihugu cya Congo nyine, kugira ajye gukorayo ubumenyi ndetse akureyo n'ururimi. Patrick uko n'umuntu wari umaze kumenya n'Igifaransa, rero bahisemo kumwohereza mu gihugu cya Congo kugira ngo abashe kuba yagira nyine yakwigayo akongera ubumenyi. Ubwo agiye muri Congo nyine aza kumenyana n'abantu batandukanye, ariko nyine ahantu batuye ngo hazaga inyeshamba za Wazalendo. Noneho izo nyeshamba ngo za Wazalendo ngo zikaza zikarasa abaturage cyane, ndetse zikabambura n'ibyo zari zifite, n'ibyo bari bafite. Ubwo nyine abaturage bakabaho muri ubwo buryo. Patrick wari uvuye mu Rwanda ari umwana utamenyeye isasu, noneho atangira kugira hahandi bararasa ari kumesa, nabe yakwirukanka, kuko yari amaze kumenya ibintu bijyanye n'amasasu. Rwose ibintu ngo bijyanye n'amasasu Patrick yari amaze kubimenyera, uburyo nyine ngo banarasaga ari kurya, akamanza yarya akarangiza, ngo ntabwo byari ibintu bikimukanze cyane, kuko yari amaze kumenyera. Ngo wirukankana imbwa cyane ngo ukayimara ubwoba. Ngo niyo Patrick nyine yari ameze nk'umuntu, yari umusore. None ikintu cyaje kumabaza cyane ngo ni ukuntu ngo inyeshamba za Wazalendo noneho ngo zaje, ngo zamara kuza
ngo zigafata amafaranga y'umukecuru y'ahantu yabaga nyine, zigafata amafaranga ndetse zikanamurasa mu kuguru, noneho ngo zigatwika n'iyo nzu yo kwa Patrick nyine aho twakwita nk'iwabo yabaga. Noneho zirangije ngo ziragenda ngo zambura n'abandi bantu bose bari bahari, ngo zibajyanira n'inka, ngo zirazijyana. Patrick noneho ngasezeranya ngo uyu mukecuru uko agomba kuzamuzanira amafaranga, uko agomba kuzamugurira inzu, ngo akamugurira n'inka zikubye amafaranga nyine, ngo zikubye ibyo bajyanye. Uyu mukecuru abwira Patrick ko agomba kubyihorera ndetse kubwo buzima abumenyeye, ahubwo we akisunga Imana, akajya asenga Imana, noneho ngo zikazabaha amahoro, ngo kuko kwihorera ntabwo ari byiza. Umukecuru yari umuntu ukunda ibintu byo gusenga cyane, ku buryo yumvaga Patrick atagomba nyine ngo kwihorera. Uyu Patrick rero yahise ajya mu gisirikare, ako kanya ahita ajya mu gisirikare cya Kongo mu buryo bwo kugira nawe azihorere. Amaze kujya mu gisirikare cya Kongo, kuko yari yarize n'amashuri menshi rwose, aragenda ngo agira inyenyeri zigera muri 2. Akimara kugira inyenyeri zigera muri 2, kuko yari yarasezeranyije umuryango wabo nyine ko agomba kurinda ibyago byose bigomba kuba bibaho aho ngaho muri icyo cyaro. Yari yarababwiye ko agomba kurinda icyaro cyabo. Ubwo nyine Patrick akimara kugira inyenyeri 2, ntabwo nta muntu wo muri Wazalendo wongeye kuza gutera aho iwabo, ahubwo n'uwamenyaga ko bahateye nyine ubwo yahitaga abwira Patrick ati ba bantu baje gutera iwanyu. Patrick nyine ubwo agahita yohereza batayo ikajya kubarwanya cyangwa ikajya kubabuza. Hageze igihe nyine baza kumenyera ko ako gace katagomba kongera guterwa, kuko gafite umuntu ukarwanirira, bamenyera ko icyo cyaro kitagomba kongera guterwa. Ubwo nyine uyu Patrick hashize igihe ubwo afata imbunda nyine, noneho ngo ajya muri banke. Patrick we ubwo nyine ajya muri banke. Akimara kujya muri banke ngo afite imbunda, aragenda arayibatunga rwose. ngo Patrick abambura amafaranga, abategeka kuyashyira mu gikapu nyine, ngo abambura amafaranga ngo agera muri 300,000. ubwo nyine akimara kuzifata izi 300,000 azishyira mu gikapu. Noneho ngo azana abasore, yari kumwe n'abasore ngo bo mu gace k'iwabo nyine, abategeka kuzikorera. ajya inyuma yabo afite imbunda. Noneho bahera aho inzu ya mbere itangirira mu mudugudu wabo, ngo aho iyo nimba ari sinzi ukuntu bita imidugudu nyine ubwo muri Kongo, ababizi muratwandikira muri komenti. uyu Patrick noneho ngo ubwo ngahita agenda akajya akomanga kuri buri muryango nyine w'urugo, akajya agenda akomanga, akajya agenda aguha amafaranga bitewe n'umuryango ufite ukuntu ungana. Uyu Patrick yabikoze amaze kureba ukuntu umudugudu wabo bawangije, amaze kureba ukuntu ngo inka zo mu mudugudu wabo baziriye bakazimara. Akimara kureba ukuntu inzu zabo zose zahiye, yavuganye na leta ayibwira ko nyine umudugudu wabo aho atuye wangijwe, leta igomba kwishyura. ubwo bamubwira ko nyine ngo batakwishyura aho bangije, ngo ntabwo bamuhakanira ko bagomba kwishyura nyine uwo mudugudu. Patrick ababwira ko agomba kubyikorera, agafata amafaranga ya leta ndetse akishyura uwo mudugudu. Patrick nyine ubwo niyo banke yagiyemo gufata ayo mafaranga, mutagira ngo ni banke nyine, ngo ni banke ngo y'abaturage, mutahita mwibaza ngo n'ubundi ngo ni banke y'abaturage, ngo yagiye gufata amafaranga. Bwo Patrick yagiye gufata amafaranga muri banke ya gisirikare. ubwo aragenda nyine akajya agenda kuri buri muryango w'ahantu bangije, agenda abaha amafaranga, ariko naho batangije yagiye abaha amafaranga, ariko nyine bitewe n'uko abana bangana, agenda abaha amafaranga menshi nyine. umudugudu wose arawurangiza, baza kumufata afite amafaranga agera muri 10,000,000, kandi yari yajyanye 300,000. ariko nyine n'ubundi umuntu wamufashe yari uwo muri uwo mudugudu. Abasirikare bamufashe bari abo muri uwo mudugudu nyine. Byarangiye banamuretse, babona ko yakoze igikorwa cy'ubutwari, ahubwo baramwihorera ndetse baranamuhisha. Bavuga ko Patrick yatorotse, kandi mu by'ukuri ari mu gihugu kugira ngo adakurikiranwa. Nimba ugeze kuri uyu musozo w'iyi nkuru, ndagusaba gukora subscribe, ugakora share ku nshuti zawe, ndetse
ukandika na comment kugira ngo tumenye ibyo twahindura mu nkuru tugenda dukora za buri munsi. Nawe hari inkuru uzi itangaje yabaye ahantu uri cyangwa se ahantu wabaye, watubwira tukageza ku banyarwanda.